birashoboka ko ukora amasaha menshi mu kazi cyangwa se ufite ibindi bintu ukora ibinyacumi by'amasaha menshi buri munsi, ariko ukajya ubona umushahara wawe utazamuka, ukabona amafaranga winjiza atazamuka, ubukungu bwawe buguma aho buri, ukibaza uti kubera iki amafaranga yanjye atazamuka, kuki batanyongeza umushahara kandi ubukungu buri kugenda busubira inyuma, amafaranga ari kugenda ata agaciro, ni ikihe kibazo gihari? Ibyo ngiye kubabwira muri iyi video ni ibitekerezo by'uwitwa Ali Abdal, ni ibitekerezo atanga ku kuntu umuntu uwo ari we wese ashobora kuzamura amafaranga yinjiza cyangwa se umutungo we ukazamuka. Igitekerezo nyamukuru mu byo ndi buvuge byose ni ugufasha abandi bantu gukorera amafaranga. Uramutse ubashije gukora ikintu gituma abandi bantu bakorera amafaranga, nawe bizagufasha gukorera amafaranga. Ngiye gutanga igitekerezo kimwe muri iyi video, ibindi nzagenda mbitanga mu zindi video zagenda zikurikiraho. Igitekerezo cya mbere aravuga ati niba ukorera abandi bantu, ibyo ukora cyangwa se akazi kawe ukorera abo bantu gahuza n'amafaranga. Wibaza uti ese kano kazi nkora kinjiza amafaranga angahe cyangwa se gafite iyihe valeur? Kuvuga ngo niba ncuruza maybe imbabura z'umuntu, izi mbabura mwinjiriza amafaranga angahe mu gihe nacuruza izo mbabura? Niba nkora marketing y'umuntu mwinjiza amafaranga angahe? Niba ndi umwarimu ninjiza amafaranga angahe? Hari utuzi tumwe na tumwe bigiye bigoranye kumenya uburyo winjiza amafaranga, ariko kutwo bishoboka wakora iyo evaluation, babyita ngo revenue audit, urebe ese akazi nkora kinjiza amafaranga angana iki. Noneho numara kubibona, ibyo byagufasha kugenda ukanegosiya bitewe na valeur utanga. Niba mbasha gukora akazi muri ubu buryo nkinjiza amafaranga ya n'aya, ndamutse mbigenje gutya nakongeza amafaranga ninjiza, noneho mukanyongeza bitewe n'amafaranga ninjije. Icyo gihe byagufasha kuzamura umushahara wawe kubera ko wongeje n'amafaranga cyangwa se n'agaciro watangaga kuri company. Ibyo wanabikora uri gukora muri company yawe cyangwa se uri gukorera undi muntu. Uko agaciro utanga kagenda kazamuka, niko usanga amafaranga winjiza azamuka. Ariko akenshi kubera ko tuba tutazi agaciro akazi kacu gafite, usanga niyo twinjije amafaranga menshi company, usanga tuguma kuri wa mushahara umwe, ntitunegosiye, ugasanga ntabwo tuzi neza agaciro k'akazi dukora n'icyo kinjiriza iyo company. Ugasanga twebwe tuguma hahandi ariko company irazamuka, twebwe tutari kugenda tuva aho turi. So iki ni ikintu cya mbere wakora, kubanza ugakora revenue audit, ukamenya ngo akazi nkora kinjiza amafaranga angana ate, noneho ukaba byagufasha kunegosiya umushahara mwiza cyangwa se compensation igendanye n'ibyo utanga kuri iyo company.